gusubira mu Rwanda ntago bashobora gusubira mu Rwanda hatabaye donc ubutegetsi budahindutse kuko gusubira mu Rwanda nyine ni ukubica donc nkuko wenda bakuganiriye donc gusubira mu Rwanda ubwo egare gupfa kuko bariya icyo Kagame yavuze nuko nisazi ayicisha inyundo donc nisazi ayicisha inyundo kandi ntago yica umuntu kubera ko ari cyamuziza bariya bareba donc iyo wowe mufitanye ikibazo bareba famiye yawe yose uretse n'ibyo ngibyo rero nabo tuziranye bose donc barabigendeyemo ubu hari abantu benshi banzize kubera ko tuziranye gusa nta kindi bazirangiye gusa njya mwumva umukuru w'igihugu Paul Kagame we yigamba ko ngo hari amategeko bashyizeho yo gukanda abantu ariko ngo ayo mategeko yanditse ariko kaba hari andi mategeko atanditse agomba gukurikizwa rero hanini nko kuri twebwe tutavuga rumwe nawe icyo adukubitisha n'amategeko atanditse ntago amategeko yanditse kuko azibona ko nyine tuba dushobora bo adukubitisha amategeko atanditse rero niyo mpamvu bashobora gufata umwana bakamufunga bagafata umuntu bakamwica donc ayo ni amategeko nyine atanditse Kagame ahora abwira abantu mwese. bakunzi bacu bakunzi mudahengeshanya kwa mudukurikirana aho muherereye hose muhunde ndabaramutse ndabaye nikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi nkuko bisanzwe kuri screen muko mubibona dufite umutumire sijyambere tumwakiriye ariko abenshi ndazi yuko mwaramumenye kuko narabonye commentaire nyinshi mwakoze ku kiganiro yari yaranyujije kwa runo rubuga rwacu ariko mu nkundire ndamuha ikaze kandi kwa runo rubuga rwacu ndetse yongira baramutse kandi anabibutse n'amazina yiwe je numvise n'amazina yagoye by the way numvise amazina yagoye gusubiramwo n'ubu nibuka Sheikh ntarindi nibuka karibu sana bwana Sheikh murakoze reka nanjye mashimire amazina yanjye ni Abdallah Bichahaga Abdallah Bichahaga nkaba rero ubwe n'igihugu bwanjye ari ubunyarwanda nahawe nkaba rero nishimiye kuba ngiye gukorana namwe ikiganiro kuri ino radio kandi mbwira abakunzi banjye n'abakunzi b'ino radio ko bananyurukira ku Mpinyuza kuri radio Impinyuza TV naho bakareba ko iki kiganiro kizavuzwa kuri izi kanali zombi. Yes, asante sana bwana Abdallah Bichahaga asante sana. Mutama mu kiganiro twakoranye ubutashe abantu benshi baragize ico bakivuga ko ntubwiruka ariko uno munsi tuje kugira ngo tuyage ibishishwe bigiye bitandukanye muri iki kiganiro watubwiye yuko office abana batari mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda bagihunze baja mu gihugu cy'u Buganda ariko ubu tuvugana muza muri kumwe abana aza baragushikiriye neza mu gihugu cy'u Burundi turashaka kumenya umunezero wagize kuva abana bamaze gushika inyuma y'imyaka myinshi mutabonana. Munezero wo numunezero ntangere numunezero ukomeye cyane n'abana barishimye cyane kuko harashize igihe kirekire ntababona kandi bari mu babaro batesetse mu buryo buhagije bugaragara kuva nava mu gihugu ntago bagize amahoro kugeza rero nejo bundi bagiye bahora n'ubuzima bubi bari muri torture morale mentale n'izindi nyinshi mbese ntago abana bari ntago bari safe bari bameze nabi cyane kutiga bwabyo mbese kutabona uburenganzira nk'abana no gukorerwa iyicarubozo kuko siritu nk'abana b'abakobwa babanje uwabafashe imbere yabanje kubereka umutima mwiza dore ko yanavuga ko ari umuyisilamu ariko nyuma haje ngo kuza mwene wabo w'umusirikare mu ngabo z'u Rwanda akimara kwava rero abana banjye bahise bakorerwa torture mu rwo hejuru barindwa inzara ibiryo bicishwa inzara donc barakomeretswa bihagije kandi ibyo babanje kubineguza uko mbere yo kuba yarambwiye nyine ko bagiye kubabara ko nzababara yarambabaje rero kandi koko narababaye buryo buhambaye ngira ngo abakurikira radio Impinyuza TV hari ikiganiro nigeze kunyuzaho
amashusho y'abo bana mbereka imigongo yabo ko babaye bari bafite ibikomere bikomeye cyane gusa we ndashimira kuko umwana w'umukobwa nyine mukuru yafashe ibyemezo bikakaye byo kuva muri urwo rugo rwamutorotiraga ku mabwiriza yari yatanzwe na leta y'u Rwanda yohereje ingabo y'igihugu yabo noneho bisanga uwo muntu nawe abakorera nabi abanza kubabaza ubwoko bwabo abana ntago bazi ubwoko bwabo ntabwo babisobanukiwe yigeze mbabwira ngo muri ibi barambwira bati twebwe tuzi ko turi abanyarwanda n'abayisilamu ati reka mwebwe muri abahutu abakorera iyicarubozo mu rwego rwo hejuru ku buryo buteye ubwoba cyo kora alhamdulillah reka shimire wenda uwaje kubafata nyuma yabafashe neza mu by'ukuri ku buryo abana uyu munsi abakobwa bari bameze neza ariko hamwe n'ibyo abana b'abahungu aho bari bari mu kaga gakomeye nabyo kugeza aho naho umwana w'umuhungu mukuru witwa Mustafa yaje nawe gufata ibyemezo bikakaye byo kuva aho yarari hanyuma aragenda ajya ku biro kurekrama arekramye bahamagara uwo muntu bamugira umusazi ariko ku bw'amahirwe nza kubona umuvandimwe witwa Muhima rero niwe waje kwetelefona ampuza n'umuzungu umwe uri muri Kenya uwo muzungu rero yaraduhashije cyane abasha kuzamura ikibazo cyacu kitagomba kugera umwana yakomeje kuzerera muri Kampala yari amaze nk'icyumweru azerera doko yabuze yajya arakuri HCR n'ahandi biza kurangira ariko umuzungu wamwohereje ahantu hanyuranye dosiye rizamura birangira alhamdulillah ejo bundi ku itariki 28 z'ukwezi gushize kwa gatanu abana babuhereje ariko babashe kongera ku itariki 30 ndashimira Imana rero ko abana nababonye kandi vraiment ubarishimye ameze neza bari mu byishimo bikomeye cyane kandi nshimire rero n'abantu bose b'inshuti zanjye nakomeje kuganyira bantera inkunga yaba ari ibitekerezo ndetse ari n'iy'ubufasha abo bana bararya bameze neza kubera ubufasha bw'inshuti zanjye ariko nibutsa ko hari ikiganiro narigeze gukora hari umuntu wigeze yambwira ko mvuga nyine ibibazo abana banjye barimo aravuga yiyemeza ko azabafasha kwiga umwaka wose icyo gihe nta nubwo bari mu maboko yanjye ndagira ngo mbwire ko uyu munsi bari mu maboko yanjye noneho ubwo bufasha ubwo birashoboka kandi umwaka rwose awitanze yabakoze igikorwa gikomeye bajya baca umugani mu rurimi rwacu nyine rwiswe ikinyarwanda ngo sakindi izabibyara ikindi nyuma y'umwaka sakindi izabibyara ikindi ubwo rero ntekereza ko aramutse adufashije muri uwo mwaka yari yavuze muri comment simuzi we nimba iki kiganiro araza kwiyumva cyangwa se niba hari n'undi wabishobora cyangwa se n'ubundi bufasha bw'abandi bantu kugira ngo abana banjye bige kuko barakeneye kwiga kuko abana banjye bafite inyota yo kwiga kandi bafite ubumenyi nifuza ko bwatera imbere kandi bafite intego nk'iyo nanjye mfite yo guteza imbere igihugu ndetse na Afurika muri rusange cyane gose asasa ndabona mutama watubwiye yuko abana bawe ho bari bitari vyoroshe bakorerwa iyicwa rubozo bakababazwa ku rwego ruteye ubwo mbega ico gihe wewe uvyumvise nk'umuvyeyi wahayagitinga gute wawomeze gute birumvikana ko kuva nava mu gihugu nkakomeza kumva imibereho barimo noneho na nyuma y'uko bafunzwe bakorerwa torture barafunzwe barafashwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo hari hashize amezi agera kuri atandatu donc atanu mpunze nyuma y'umunsi umwe gusa ku itariki 19 bafata nyina nawe baramufunga kugeza n'uyu munsi ukiri muri gereza banamukatira imyaka 10 y'akarengane kubera kugira ngo bamukatire byabaye ngombwa ko n'urubanza rwanjye baruburanisha imburagihe batamfite kugira ngo babashe kumushyiraho ibyaha atakoze mu gihe nyamara hari abandi bafashwe muri za 2019 bataraburanishwa n'uyu munsi kandi baregwa nk'ibyo ndegwa
donc nabo bari nk'aba Rashidi bafunzwe muri za 20 n'aba Karasira ntago baraburana nyamara ngiye baramburanishije ntahari kugira ngo gusa babone uko bashyira icyaha ku mudamu wanjye bakigimugirikaho ibyo bandega nabyo bitari icyaha ariko bagize icyaha ubwo bibaye icyaha ninge nakagombye kubibazwa ntago byakagombye kubazwa umugore wanjye mu byukuri cyane gose twagerageje kuyagana bagiye abana baratubwiye muri make ibyo bazira tugerageje gushira mu ubwenge bwinshi bazira ku ma audio canke ku biganiro wabaha bakeditinga ndetse bagashira ku mbuga ngurukana bumenyi ntituzi ibyo mu Rwanda uko vyorganije mbega biremewe ko mu Rwanda bafata umwana azira icyaha cyase donc kiriya gihugu cyitwa u Rwanda cyiswe u Rwanda dore ko cyarugize burya donc nkuko nabivuze mu bushize donc iri zina u Rwanda ni izina rifite igihe ryabereyeho ubundi biriya byari ibihugu byinshi bifite amazina yabyo kandi byari ibihugu binyuranye kandi bituwe n'abavandimwe hanyuma rero haza kuza inkonkobotsi nyine zidufata bunyago zitwita abanyarwanda n'igihugu zikita ziduha n'ubwene bw'igihugu bw'u Rwanda nyine hanyuma rero abo banyazi bafite filozofi yabo itandukanye n'izindi filozofi mujya mwumva umukuru w'igihugu Paul Kagame we yigamba ko ngo hari amategeko bashyizeho yo gukanda abantu ariko ngo ayo mategeko yanditse ariko haba hari andi mategeko atanditse agomba gukurikizwa rero hanini nko kuri twebwe tutavuga rumwe nawe icyo adukubitisha n'amategeko atanditse ntago amategeko yanditse kuko azibona ko nyine tuba dushobora bo adukubitisha amategeko atanditse rero niyo mpamvu bashobora gufata umwana bakamufunga bagafata umuntu bakamwica ayo ni amategeko nyine atanditse Kagame ahora abwira abantu mwese bose cyane gose bana Mutama ibintu ntivyari byoroshe abana baratubwiye ubuzima babayemwo kumbore nawe ntivyari byoroshe gucika mu Rwanda baranatubwiye yuko hari abagufashije gucika nabo baza barafasha ntago twavuga ko niko akundi donc uwo mwana yamwubisha avuga donc ni umugabo witwa Theoneste Sindayigaya donc yari umuntu nkurikiye kuri kanal yanjye amateka nyakuri TV gusa hanyuma umunsi yumvishe ko bampamagaye kuri Ribu yarampamagaye turaganira nari narigeze kujya iwe umunsi umwe hanyuma mvuye kuri Ribu bamaze ku tariki 5 done nyebyuvuye kuri Ribu ku tariki 2 none nahamagaye ku tariki 31 nitaba ku tariki 2 donc cyo kora mvayo mu buryo bugoranye cyane bukomeye cyane nte ubwoba kubera nyine donc hari byo banshakagaho hanyuma rero ubwo nitabaga umugambwe wa People's Party ku itariki 5 bari banyiteguye neza sinze batugambaniye cyangwa se abangambaniye ngewe baraza badufata turi 13 ari ngewe ugambiriwe baradufata People's Party n'umugambwe w'abasore wari utaremerwa mu Rwanda ariko n'ubwo bashobora kuba barawuzimije burundu kuva icyo gihe ntago wongeye kuvugwa rero bari bantumiye nk'umuntu nakunda ubona inkunda urubyiruko bari abana rero b'urubyiruko bafite avenir bafite ibitekerezo bizima bakundaga rero kunyifashije kuri kanale yabo bari bafite nanone umwe n'igihugu TV noneho bakumva ibitekerezo byanjye mu nama rero bakoze bashatse kuntumira noneho iyo nama rero niyo bamfatiye doko baje kudufatiramo twe turi 13 ariko hagamijwe ngewe iyo nama rero nibwo baje kuturikura ni mu njoro saa 7 n'igice z'ijoro noneho batwatsa amatelefone ariko hagamijwe yanjye n'ibyangombwa kubera kuko bukeye mu gitondo izabo barazibasubije ariko yanjye barayinyima kubera ko nagomba kwitaba ku itariki 7 niko nahawe gahunda na RIB ko ngomba kwitaba ku itariki 7 muri iyo nama nari nabajwe nk'ibibazo binyuranye n'iby'iyo nama nari ndimo bambaza imyaka umugore wanjye afite bambaza bana banjye imyaka bafite ukabona bafite atandase yo kugira ngo bamenye ko umwe ushobora kuba naramurongoye afite imyaka mikeya kuko hari muri kiriya gihugu iyo donc nubwo waba ufite umugore ufite imyaka 40 iyo baje kukurikirana bagasanga wenda ufite umwana w'imyaka 39 noneho bakaza gukurikirana donc bagasanga mbese wamurongoye munsi y'imyaka 18 baragufunga
bahita bagukatira donc batitaye ngo umugore murasazanye donc batitaye ngo iki ubwo nibyo bashakaga nibyo bashakaga bagira ngo bamenye ngo na murongo afite imyaka ingahe noneho babyongere ku byaha nyine none bandegaga mais donc bambaza nk'ibyo ariko noneho bambaza n'abanyapolitike nyine banyuranye nka Ingabire Victoire Ntaganda abaprotesti bari hanze nka Padiri Nahimana n'abanyamakuru barwanya nyine leta ya Kigali twavuganaga Padiri Nahimana yego n'abanyamakuru barwanya nyine leta ya Kigali doko bashaka kumbaza nyine icyo mvuga n'abanyaprotesti nabo bandi donc rero muri yo telefone yanjye harimo nyuma yuko mvuye muri RIB hari ama message meshi yararimo ndetse navuganye n'abakozi ba Human Rights Watch bo mu Rwanda ndetse banangire n'inama yuko nakwandika amabaruwa nisinganisha kuri Human Rights Watch kwisi yose noneho ibyo byose byari birimo noneho rero cyane cyane kuri Ingabire Victoire niho bari bitisaga cyane kuko n'undi bari bamumbajeho muri iryo bazwa bambaza kuko nari narigeze kujyayo bambaza inshuro maze kujyayo cyo tuvugana n'iki byose mbabwira ko nagiyeyo rimwe ariko tari rimwe mu by'ukuri ubwo rero bamaze kubona nyine ko dufitanye relation kubera ko bari babonye ka message yari yampaye ubwo rero nari mfite ikibazo doko ubwo bari banambwiye ko muri iyo ntuza bari bunyice bazanyica bashobora kunyica kandi nta gitangaza kinwe ko bari bamaze kwica Ntwari Williams kandi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere bari baje kumpiga ngo banyice n'undi imbere yuko bica Ntwari mando mbimenye ndabacika ibyo byose rero byampaye ko mvumbe ndemye ko bagize ku Ntwari kandi none bari babajwe n'ibiganiro narakoze kuri Ntwari nagenda nagize byose rero nabonaga ko nanjye bashobora kunyica nkuko bari bayibishe Ntwari kandi byose byari byatanzwemo donc byari byavuzwe na ministry w'ubumwe Dr Bizimana Jean Damascene ku nama yari yakoze ya diaspora yari yabereye i Geneve mu Suisse atuvugamo turi abantu bane Ingabire Victoire Nkusubimana Agnes William Nange Bicaga Abdallah avuga ko tutaretswe ahubwo ko baturindiriye cyangwa se baduteze imitego ko bazaturandura vuba aho ngaho ubwo rero bari batangiye do kuba iyo ni discours yakoze mu ku itariki ya mbere n'iya kabiri z'ukwezi kwa 10 muri 2022 ubwo rero mu kwezi kwa mbere nyine muri 2013 batangiye gushyira mu bikorwa ibyo yari yasabye cyangwa se anabandi ngo bari bamusabye Tama nivyari vyoroshe bega twashaka kumenya ubu umuryango cyangwa abana bazagushikiriye mu gihugu cy'u Burundi bega mu gihe no mu Burundi nta murimo bufise nakazi ubu hafise biba bimeze gute mu muryango mu muryango nyine donc uretse kusa ko Imana ariyo yagirebye umuntu kamugenera n'imutunga ariko ubundi nyine urebye miliye ndimo ntago byoroshye kuko icyambere cyo kubera miliye ndimo hano ni mu Burundi ni bugufi cyane y'u Rwanda kandi bari abantu nabicanyi uretse n'ibyo baranabigambiriye bavuga ko bazanyicaho nzaba ndi hose muri Afrika nubwo bagahenge gahari mu by'ukuri ni umubano mukeya uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni umpagahenge ariko iyo bibari nka kera abantu bakigenderana byari ikibazo ku buryo maze no guhunga narifite amakuru yuko kuri buri musigiti wa hano doko wo muri Bujumbura bagiye boherezamo abantu babiri bo kuneka mu musigiti yose ahantu donc yo kuba bagomba kuneka aho ndi hose donc ibyo ngibyo urumva ko ni ikibazo hano rero sinshobora gucuruza sinshobora kugira icyo nkora umurimo nkora meme ndashoboye kuba nagira ibyo nkora afite ubwenge butekereza nshobora gushinga kabotike nshobora gumiza imodoka na shaka kazi k'ubushoferi cyangwa wenda Imana yamfasha nkabona nakanje nk'abavandimwe bashobora kuba bakangurira wenda bati turakagugurije ariko ibyo byose sinabikora kubera ko nyine ndamutse nibeshye nkagira address izwi byaba ari ikibazo nyine ntago namara kabisa ariko papa aha mu Burundi nabahagusanga kabisa mwebwe ntago icyo mutazi nubu nawe dukorana ibiganiro ubu we dukorana ubuganiro nubwo dukorana ibiganiro mu kwiringira Imana ariko nk'ubu dukorana ibiganiro biroshye cyane ko leta y'u Rwanda ishobora kukunyuraho ikakuntuma
hano kuri no mikoro ikakubwira tuzashyiremo uburozi azabuhumeke bicaga agenda apfe cyangwa se ubwabyo bakanakubwira bati dore uzamurenza aho ari twereke aho ari tumunyure ibyo rwose ubundi iyo mba ndi umuntu ugira ndabizi ko bibaho ariko nuko icyo nshaka kubwira aha ngaha nuko leta y'u Rwanda ntabwo ari ngo mpigwe na leta y'u Burundi ahubwo ishobora gukoresha abanyagihugu b'u Burundi ibahaye amafaranga menshi cyane bakantanga kandi nkapfa none leta y'ubundi ko nyine kumva napfuye kandi nyine hariya mvuga ngo reka nkubwire n'ikindi kintu buriya iyo bari bataraguhiga nk'igihe nari ndiyo burya nari mfite security cyane ku buryo ko n'abandi aha ngaha kubera ko hariya bari bazi ko nisazi inkozaho bazavuga bati ni FPR mwishe kuko batavuga rumwe ariko aha ngaha navuye mu maboko yabo bazi ko mpfuye bizabazwa leta y'u Burundi ntago rero batinya kunyica rwose ubu bambonye nyine banyica ku buryo bworoshye cyane kandi no kumva ntibigoye kuko nakubwiye uburyo bakoresha nawe bakuntuma ukantanga ariko mutama nugira ubwoba ntago ngira ubwoba niyo mpamvu ndi kumwe nawe Imana yagukuye hariya ndi kumwe nawe ntabwo bafite kubera ko ndi kumwe nawe kandi nzi ko bishoboka ariko bitara ko tagira ubwoba ni Imana byose mutama kuko iyagukuye hariya mu maboko yabo sinibaza nino ko yokurekura ko nicureberera mu ikindi niko nizera ko nanone umuntu apfa ku gihe cyageze kandi akapfa akicwa n'ikigimana yamugeneye ariko ntago bivuze ko umuntu atakwirinda atagira amakenga umuntu agira amakenga ariko amakenga nanone ngiye amakenga yanjye ntago ari kuvuga ngo nyagire mu ubwoba nikange buri wese oya mba nzi ko byashoboka ariko nkiringira Imana nkagira n'amakenga nk'uko intumwa y'Imana yavuze ngo umusangiye ngendo w'intumwa y'Imana yamaje ngo ibigisha nyine kubyerekeye no kwiringira baravuze ese intumwa y'Imana indogobe yanjye nzayireke nyishyire hariya niringira Imana intumwa y'Imana rero irababwira iti uzayizirike ingamiya yawe hanyuma wiringira Imana kuvuga ngo hari icyo ugomba gukora kugira ngo wiringire Imana ntabwo kuvuga ngo niringiye Imana gusa hamwe no kwiringira Imana hari icyo ugomba gukora kugira ngo nyine Imana ishyiremo baraka mu by'ukuri mu gukora ubu rero wewe ngo ntugomba kugira adresse nta adresse keneye kugira nta adresse ngomba kugira niyo menye ko hari abantu babiri batatu bamenye iwanjye ndimuka uhita wimuka uri muri bad situation nubwo buzima mbamo uri muri bad situation bitama mugabo je no gusaba ko wotuza inshallah wotuza kuko uburundi ubundi birimo umutekano nubwo wavuze ko baca ku barundi baca kugira kuri bande oya sinibaza yuko ngiye mbiba bisaba kugira ngo mbe mu bantu batazi situation yanjye abantu bane nabazi situation yawe batayiza aho batayizi doko bambone gutya ariko batazi nka mu gace ndimo urumva wenda bajya kuri YouTube bashobora kumbona ariko si babe ntago babenshi icyo gihe rero yo mbonye ko abantu bamaze kuba benshi ndahimuka nkajya mu kandi gace bataramenya kuko hamwe nuko ndi kuri YouTube ariko singo ntago biba byose ko abantu bapfa kumenya gutyo gusa cyane gose waravuye mu Rwanda uraza mu gihugu cy'uburundi ndashaka kumenya mbega mu Burundi leta y'u Burundi yakwakiriye gute kugezana n'ubu leta y'u Burundi maze guhunga mvuye mu Rwanda ngize mu Burundi leta y'u Burundi yanyakiriye neza cyane yakiriye neza barambaza nyine nk'abantu bagomba gukurikirana impamvu mvuyeyo ndayibabwira kandi navuga ko ndi umuntu wabonye ubuhungiro vuba cyane rwose kuko mu minsi 50 nari maze kubona ubuhungiro kandi mfite amakuru yuko abandi babona ubuhungiro hashize igihe kirekire umuntu ubona ubuhungiro mu gihe gito cyane ubundi ni mu mezi 6 ariko ngiye mu minsi 50 mu mezi adashyitse kandi ukora 2 nari maze kubona ubuhungiro kubera ko nari mfite impamvu zifatika zumvikana zinagaragara zuko koko mbukeneye cyane gose mutama nta uhora mu buhungiro mbega wewe mutama ejo hiwe hazoza hiwe haba mu bana biwe wewe habona gute niringira Imana gusa mbabajwe nyine n'urubyaro rwanjye uyu munsi rutari mu mashuri nkibabazwa n'urubyaro rwanjye uyu munsi rutari mu gihugu ubu ndashimira Imana ko bari mu maboko yanjye noneho bari gufata uburere bwanjye kuva ku itariki 30 z'ukwezi gushize ariko mu bindi bihe nari mbabajwe nuko batari mu maboko yanjye
batari gufata uburere bwanjye, batari doko bashobora kwibagirwa igihugu cyabo cyane gose doko, bityo ugasanga rero nari bifite impungenge nyinshi, ariko cyane cyane nabazwaga n'amaboko barimo kuko byagaragara ko bari mu maboko mabi y'abanzi babo. Kuko vraiment navuga ko ndetse no kuba narabasanze ko bari uku ni Imana yabarinze bya niyo mvuga, ariko bari mu maboko y'inkutanyi 100%. babita intera nkota. Nuko Mutama, none ejo hameze gute? Abana uzobasubiza mu Rwanda cyangwa bimeze gute? Gusubira mu Rwanda ntago bashobora gusubira mu Rwanda hatabaye donc ubutegetsi budahindutse, kuko gusubira mu Rwanda nyine ni ukubica. Donc nkuko wenda bakuganiriye, donc gusubira mu Rwanda ubwo egare gupfa. Kuko bariya icyo Kagame yavuze nuko nisazi ayicisha inyundo. Donc nisazi ayicisha inyundo kandi ntago yica umuntu kubera ko ari cyamuziza. Bariya bareba donc iyo wowe mufitanye ikibazo bareba famiye yawe yose. Uretse n'ibyo ngibyo rero nabo tuziranye bose donc barabigendeyemo. Ubu hari abantu benshi banzize kubera ko tuziranye gusa, nta kindi bazirangiye gusa. Cyane gose bwana Mutama, twayazi bitari bike, ariko imbere ko turangiza ikiganiro ufise vyinshi woshobora kubwira abadukurikirana. Ndashaka gufata umwanya muto kugira ngo tumakure ugira icyo ubwiye donc abadukurikirana muri rusange. Icyo nabwira abakurikirana iradiyo yanyu yitwa B-Info Akamo TV, B-Info Akamo TV. Hanyuma na radio Impinyuza kuko naho kizanyuraho. Radio Impinyuza. Wenda mbahamagara n'abantu bakurikira iyi radio yanyu ko bashobora kuna kunyirakira ku Mpinyuza, ndetse bakanyurakira no ku mateka nyakuri, nubwo ntakifiteho access, ariko ibiganiro nanyuzagaho birahari. Bakabikurikira bakumva uburyo ibyo navugaga, ibyo navugiraga mu gihugu, ibyo nazize bakabikurikira. Nakoreye ku maradiyo menshi anyuranye yo hirya no hino, ay'abakora hanze ndetse no mu gihugu. Ubwo rero icyo nahamagarira abantu nuko abanyakuri gukunda ibihugu byabo no guharanira ubumwe n'ubwigenge muri bino bihugu byacu. Ikindi nuko icyo nabwira abantu nuko ikibazo kigihari, kuko ejo naba naranyukiye kuri ikigo gitanga ubuhungiro hano mu Burundi. Hari amagambo bambwiye wenda atanejeje, yo gushaka kumbwira ngo ntibashobora ngo kugira ngo babakire abana banjye, ngo nuko ngomba kubajyana muri ngo tugomba kugera muri camp transit, kandi iyo camp transit nayigezemo. Ntago mu byukuri kuba ndi hano ntari mu nkambi nk'abandi ntago ari ukubera ko mfite ibifaranga byinshi, do kubunda abandi baba abimpunzi ziri libere kubera ko zifite akazi mu mujyi mu murwa yenda ziri gucuruza, ariko ngewe suko nguko biri, kuko ngewe ndi umuntu ukurikiranwa muri urwego buri politiki, ntago ushobora gucuruza nk'uko bandi bacuruza. Rero nkuko naranabibabwiye ko ngewe mu byukuri kutaba mu nkambi sakazi mfite mu doko hanze y'inkambi, ahubwo n'ukwihisha. Kandi ibyo ngibyo byigeze kumbaho aho narindi nyine muri Kishimere, barampiga ndabacika, none bashaka kunsubizayo. Koma bashaka kunsubizayo, ibyo nabyo ni ikindi kibazo nyine abantu bagomba gutekerezayo, ko kumva ko ngo bataha abana banjye buhungiro, ngo batagiyeyo ngo nange ntagiyeyo. Ibyo ndoko mbibonamo ikindi kintu nyine nakekaga. Niba rero icyo kintu ari cyo nabo bari kwihamya simbizi, cyo kuri cyo nababwiye nuko ntajyayo. Cyo nababwiye nuko ntajyayo, bityo rero nkaba nyine nkomeza no gutabaza n'imiryango mpuzamahanga ngo irengere n'urubyaro rwanjye, tubone uburenganzira bwacu kumata kujya mu nkambi, kugira ngo ndoko inkotanyi zikunde zimbone. Ntago ngewe mbishaka, nshaka kubaho nihishe n'abana banjye. Cyane gose murakoze. Murakoze cyane bwana Mutama ku kiganiro ushoboye kuyagira kumbore abenshi bumvise ikibazo cawe. Hariho n'abategesi benshi badukurikirana bashoboye kugifata mu ntoki. Nizere yuko cyashoboye kubashika kare. Nagize ndagushimira cyane. Murakoze cyane, turi kumwe kandi.
kanshimire cyane namwe bwe mwese badukurikiranye nizere yuko mwaguwe neza ikiganiro mwacakiriye neza ndabasaba kugira subscribe ku aho kizonyura hose ndazi yuko kizonyura hagiye hatandukanye kino kiganiro ndetse n'igitekerezo cyanyu kiba gikenewe commentaire ni kibanza cyiza twabasikiye kugira ngo mushiremwo intererano yanyu rero nko bisanzwe niko Dide Black kuri micro mwari kumwe ndangiza ndabifuriza kugira ibihe vyiza mugiraho muba mwubahwe merci beaucoup merci